Imana yambwiye ngo manuwe n'ubukene buri mu Burundi. Imana irambwira ngo manuwe n'ubukene buri mu Burundi, nje gusenya, nje gusangangura, nje kurimbura kandi nje kwica. Manuwe n'ubukene. Nibyo koko Yesu yaravuze ngo abakene muzabana nabo iteka ryose. Ntabwo ubukene yavuze ntabwo ari ubu. Oya, ushobora gukena ariko nturwara amavunja, ushobora gukena ariko nturwara inda, ushobora gukena ariko ntuburara, ushobora gukena ariko ukivuza, ushobora gukena ariko ukaryama kuri matera. Isi tugezemo amasezerano ari gusohora. Imana irambwira ngo nimbwire umugore wa perezida yanze gusenga ariko azarira, yanze kwiyiriza ubusa, ahugira kunezerwa, kwishima ndetse n'ibindi bitandukanye bimuhimbara, yirengagiza, ntiyumvira, ntiyaha agaciro ubutumwa bwiza bwatambutse imbere ye n'ubwanyuze muri we, ngo asengere igihugu, asengere umugabo we. Uyu munsi wa none ushobora kuba utazi ikintu kigiye kuba cyangwa se kitegura kuba, ariko mu mutima wawe n'umutware wawe mwumvikana musezerana, muzi ko Burundi muzabuyobora, mukaburaga igisekuru ku kindi, ariko Imana yambwiye ngo hoya, uyu mwaka turi mu kwa gatandatu, kundi kwa gatandatu kurajya kuza iyi ngoma itari mu biganza bya Evariste Ndayishimiye, itari mu biganza by'uyu mupfasoni we Angelique cyangwa se umutambukanyi we, reka mbivuge uko nguko. Imbere y'ishobora byose, itajya ruswa, itirarira Imana mwe musinga ruswa, singa igiturire. Marayika yatembeye igihugu cyose, areba amabarabara, areba indya ziri mu mazu yanyu, areba iziri mu mirima, areba ubukire bw'abaganza cyangwa se bw'indongozi, areba aboro. Marayika yamwe ngo nazengurutse igihugu cyose, miliyoni na miliyoni ziri mu marira, ziri mu gahinda, ziri mu mababaro. Imana irambwira ngo naguhaye guhanurira amahanga. Iyo buhanuzi buratambuka, ndabizi ugiye kunyanka ubabare, ariko Yesaya ntabwo yahanuriye abajiwifi gusa, natwe byatugezeho. Bana madamu Angela Ndayishimiye, ubu butumwa burakureba, kandi utabara amazi n'ibibi bishoboka asa n'ayarenze inkombe. Nushaka uhagarika ibyo kurya byo, ufate nk'amasengesho y'iminsi 4 urire uboroge. Koko Imana iyo muba mubishoboye, mwashaka mugatwara imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ibyo ngibyo bitwaye ikibazo gikomeye cyane. Nuko iri shyaka cyangwa se umugambwe uyu munsi wa none uri mu rugo rwa, ubu umugambwe wose uri mu rugo, ubwo n'Imana iri mu rugo. Ni nayo mpamvu Imana agiye ambwiye ngo niho ndi, kuva nyene cyubahiro yajyaho niho iri. Hari marayika ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka, ureba amanywa na nijoro. Uyu munsi wa none rero niba ishyaka kuva mu mwaka wa 2005 ridashobora kuyobora igihugu, hakaburamo n'umwe uyobora igihugu, ubwo ntirisenyutse. Ntaranavuga ngo Imana yarishenye, yararishenye tutarabihanura, ubwo ntirirangiye, uracyaritegereje nk'ishyaka riri bubabatura cyangwa nk'ishyaka riri bumucunguzi. Niba ishyaka ryakicara hamwe, ndaje nkomeza ubutumwa, ariko nge mu buhanuzi nkunda gutanga impuguro n'impanuro. Ushoboka arakira, ariko uwinangiye no gupfa wapfa, kuko ntabwo Imana
ni mushobora byose, muri yo habamo gukira, habamo gupfa, ariko nkwifurije gukira. Nta muntu nifuriza gupfa, kuko gupfa ni bibi. Bivuga ngo icyo utakifuriza ntukakifurize mwene so. N'abyo basenga aka kaga kose ntikaba, ariko bo bakunze ishyaka kuruta uko bakunze bene igihugu, bakunze ishyaka kuruta, bakunze ibintu kuruta abantu. Mukunze nibyo, Imana nisura imitima yanyu, mukunze ibintu kuruta abantu. Ubwo rero niba Imana yo mu ijuru yavuga ngo nkunda ibintu kuruta abo naremye, jamais, ntabwo bishoboka. Imana ikunda abantu, ikabaha umugisha w'ibintu kugira ngo babeho. Uyu munsi wa none rero, niba imyaka isagiye mudashobora kwakadara ngo iki kintu mukibyimbe, mukiyobore, minisiteri zose muzihagurukane, Imana ikabana namwe, mukaba mugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025, kujya ku ishuri bigoye kuko nta gitoro. Watega igihe bisi nta gitoro, igiturire kivuza ubuhuha kugeza no mu biro kwa perezida, kuko mwabonye ubushije arekura abantu mu mpimba, nabyo Imana yabinyeretse. Arekura abantu, perezida atanze itegeko, ashyizeho imbabazi ziturutse nakita ku Mana, kuko imbabazi za perezida ntiziba zisanzwe, ariko zigeze aho zigomba kugera barazirobanura, batanga ibiturire kugeza ku mwungirije, barekuramo abadakwiye kurekurwa, barekuramo abo bashaka babaha ibiturire, ibindi barabyihorera. Donc rero amarira muri gereza, amarira mu bukene, amarira y'ibyo bitoro, amarira mu fumbire, amarira mu mpunzi, amarira mu gihugu. Ese mu by'ukuri twumvikane, tubwizanye ukuri, Imana iceceke, isinzire? Nabonye rya jambo, njya kuhabwa ubwo butumwa, nabonye ijambo cya gihe Yesu ari mu nyanja, abwira abantu, arababwira ngo araryama, ngo aryama ibwerekera, nuko ngo umuhengero uraza usa n'unyiganza ubwato, urabunyiganza kugeza ubwo amazi agiyemo imbere. Yesu rero ngo abwira abantu, arababwira ngo baradaha amaboko, araruha, noneho bakangura umwami, ngo acyaha umuyaga n'inyanja. Abarundi barasenze, abandi biyiriza ubusa, abandi baraboroga, abandi bararira, abandi barahunga, abandi barafungwa, abandi barapfa. Ibyo bintu byose ku Mana bikanguye Yesu, byakanguye Imana, byegeranyije Imana kugira ngo itange ubuzima bwiza. Reka mbabwire, byaduga bitaduga, byamanuka bitamanuka, Imana yavuze ko Burundi buzakayangana bugashayaninga, izasohoza iri sezerano. Nta muntu uri bwitambike umugambi w'Imana, nta muntu uri bwitambike ukuboko kw'Imana. Bone nubwo mwazana igisoda cy'Amerika, mukongeraho n'icy'Uburusiya, mukongeraho n'icy'Ubushinwa, mukongeraho n'icya Koreya ya ruguru, byose bikaza bikagabanganiza intara, ntabwo byakitambika umugambi w'Imana, ntabwo byakitambika isezerano ry'Imana, ntabwo byakitambika ineza y'Imana n'isezerano ry'Imana. Twe twabonye ibyiza, tubona Uburundi bufite umuyaga nkuba atari uko nguko bimeze nk'ibiri mu Kirimba. Saa 2 amatara ari mu Ijabe, saa 3 ari mu Buyenzi, saa 4 ari ku Musaga, saa 5 ari mu Kanyosha, saa 6 ari mu Nyakabiga, saa 8 ari mu Kibitoki. Ibintu nk'ibyo buri saha bafite uburyo bayatarasifera aha, akava aha, akajya aha, akajya oya. Iby'Imana yabihaze. Dore umwaka w'Iteka agiriyemo Abarundi imbabazi, ngo ni umwaka w'Iteka azahoramo inzigo ye. None se nkubaze, we wicaye mama perezida, wowe uri mu rugo wicaye ukagira umutsima, ukanywa amata, iwawe ugacana umuriro udahera, umwaka ugashira undi ukaza, ukagira inka, ukagira inkwavu, ukagira inka, ukagira inkoko, kugeza ubwo na perezida avuga ngo abana banjye bararya bagahaga bakanywa.
ibisigaye ntibindeba, namwe nimwige kurondeza, nimwicwa n'inzara birabareba, sinyubabuza gukora. Mu busanzwe rero perezida ubundi aba ari imana y'igihugu abaturage bacamo bakamuboneramo ubuzima. Abizera n'abatizera bafite uburyo babona imana muri perezida. Sinzi ko icyo ngicyo hari uwantera amabuye. N'ubu hano yenda muri bo birwaye, ariko nta kibuza ubutumwa gutambuka. Rero abantu bahita bavuga ngo ariko ngo imana ihora ivuga. Wowe uvuga kangahe ku munsi? Uvuga Denise Bucumi inkuru nziza yigeze atuganiriza mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo abagore ku munsi bagira amajambo y'uyabaze 350, ngo abagabo bakagira 150. Ubwo abo ni abavuga make ku munsi. Hama rero imana niyo ikwiye guceceka hari abantu bashonje, iceceke hari abari gupfa, iceceke hari abarengana. Ubwo se ahantu hari igiturire kuri urwo rwego, mu mpimbo guza umubare urimo w'abafunzwe bazira akamama, bazira ubusa. Hama rero natwe dusenga duceceke. Ubwo se imana nizatubaza byinshi? Tugire uswa twicare dutuze duceceke, dukomera amashyi. Njyewe sishinzwe kwimika no kwimura, ariko shinzwe gusenga. Shinzwe gusenga, asengera igihugu kigira amahoro, kibona amahoro. Tugize umugisha habaho kumvira ikimura amahoro ikanimika yandi. Ariko se niba byanze, ubwo ikiza gukurikira ni igiki? Ni amarira, ni agahinda, ni ibyago, ni intambara, ni amakuba, ni imiborogo. Kuko uyu munsi wa none niba waba mama perezida, kandi imana ntibeshya, ukabona ubonye iyo pasi, ntushobore kuba wabwira imana ngo mbere y'uko ngira mama perezida banza mu ijuru mu ubwo bushobozi n'abene. Hari ukuntu imana iguha igihugu ikakwima abaturage ukabira kugerageje. Hari ukuntu imana iguha abaturage ikakwima umugisha wabo, kandi ukaba utaterura sitoke yawe ngo ibahaze. Hari ukuntu imana iguha abaturage ikakwima imitima yabo, ahubwo ikagikureka wivamo nk'inopfu, uvuga ibidakenewe, uvuga ibidakwiye, uvuga ibintu hejuru y'abantu barushye, baremerewe, babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ngewe rero simvuze ngo by'abahutu by'abatutsi, ibyo ntibindeba bana Nyagasani. Ikintu hano gikenewe ni umuntu wageza igihugu cy'isezerano i Kanani. Komeza urugendo wihangane, rw'intambara ntizizashira. Dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje gutabara. Abasore abakobwa mwihangane, dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje gutabara. Uyu munsi wa none murebe impunzi ziri Bugande, ziri mu Rwanda, ziri Zambia, Mozambique, Malawi, z'abarundi n'iz'abandi ziri, n'iz'abanyarwanda ziri. Ariko ubutumwa afite n'ubwuko hari isezerano rigiye gusohozwa muri Afurika, tukabona ibintu biri ku murongo, tukabona natwe umugabane wacu Imana hari ahantu ibyonze ibintu bikemera, tukabona Imana iyo yishe umuzimu yishe n'umwaku, tukabona Imana ibyo yakubwiye byose zahabi. Imana igira amasezerano ku muntu, igira amasezerano ku gihugu, igira amasezerano ku bihugu, igira n'amasezerano mu isi, igira n'amasezerano n'ukuzimu gufite amasezerano. Imana hari ibintu yasezeraniye abadayimoni izasohoza, ariko byo ni ibibi. Hari ibintu Imana yasezeranye mu ijuru ko izabikora, ariko izabikora. Ijuru riradutegereje. Haleluya, amina. Hari ibintu Imana yasezeraniye isi yose, yavuze ngo ubwenge buzagwira, ubu bwaragwiriye. Biratangaje rero ukuntu urya ukanywa ukaryama. Bigeze babwira umwami inkuru, umwami baramubwira ngo mu gihugu cyawe inzara imeze nabi, abantu bari kurya abandi, ndetse bari kwarika inzasaya z'indogobe bakazishyushya mu mazi bakabona uko bafungura. Umwami Nyagasani, ibintu byakomeye. Umwami ngo ashishimura umwambaro, arawutandura, aravuga ngo muri iki gihugu haracyarimo umuhanuzi witwa
ko avugana n'Imana, akorera Imana. Ese ubwo abakozi b'Imana, aba bantu bitwa abana b'Imana, aba bavugishwa, aba bahanuza, aba bantu berekwa, nta rubanza mufitanye n'Imana igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira nk'ayo? Ngo Elisa byumve, umwami ngo agenda hejuru y'igikuta, kera barubakaga bakagira ibyo nakita nk'igipangu, igihugu kikaba kirimo imbere, bakubaka urukuta rurerure ku mpande, umwami atambika hejuru yambaye ubusa, umubonye wese akipfuka. Elisa yumvise iyo nkuru ntabwo yahanuye biriya ko abikunze cyangwa abishaka cyangwa abyemera, ahubwo yatinye kwicwa n'umwami. Umwami yiyumvamo kwizera, yiyumvamo ubushobozi, aravuga ngo Imana iracyabaho ikemera ko abantu bapfugwa agashinyaguro, bababazwa uku, bakababara uku, kugeza kuri uru rwego. Nimumbwize ukuri, Imana y'Abarundi yahawe ruswa, nayo irafunze, irarwaye, iri mu bitaro. Imana y'Abarundi yaba yarimutse, ikorera hehe, ifite ofisi hehe, igenda ku murango ikaza mu ijoro, iza mu ijoro ku murango ikagenda, habari gani? Ubwo muzi ngo Imana iracecetse, ibintu mwarayemeje, mwarayirangije. Tekereza neza uko utwaye agakiza, urubanza rukuriho wowe pastor udasengera igihugu ngo usengera bene gihugu, pastor udakunda igihugu ngo abambwe ku musaraba, umwene gihugu aza akonke mu rukundo, akonkemo gusengera igihugu, akonkemo amahoro, uririre ubwami buhinduke mu mahoro. Mukwiye kuba musenga umwami agasimbura undi mu mahoro, udashoboye akavaho, ushoboye akajyaho, ariko abene gihugu bakoroherwa bakazaboneramo ubugingo. Uyu munsi wa none pasiteri uyoboye icyumba cy'amasengesho, uyoboye urusengero, uyoboye misiyoni, uyoboye ishuri, uyoboye umubwiriza, muyoboye abantu bambaye ubusa, muyoboye ababurara, muyoboye abarwaye amavunja, muyoboye abantu bafite ibibazo byenda kubata mu mugozi bakiyahura, uhari uri umushumba ntacyo bikubwiye, kubera ko wowe urya wicara mu ntebe diva saro kwirira iwawe, ekipima zose n'izirenze ekipima, ndetse ufite amata ukageza aho usagurira imbwa, ufite amata y'ifu ukagira n'ay'inka, ufite ibyo kurya kugeza ubwo usagurira injangwe. Uyu munsi wa none uri mu gihugu ugahagarara imbere y'abakristo ngo Yesu ashimwe. Yesu wahehe ugiye gushima? Banza ubabarane n'abababaye, kuko mu rusengero aba bose bari kuza barababaye, bararira yo kwarika, bamwe amadeni arabanize, abandi batandukanye n'abagore, ingo ziri gusenyuka hejuru y'ubuyobozi bwadutamitse cyangwa se burabatamitse, kugira ngo bwo bugume muri iyo systeme. Oya, kandi muzi gusenga, muvugana n'Imana, mwerekwa, murota, ibintu byose mubikora neza. Uyu munsi wa none rero, niba tuvuze ngo tugukomye ishwashwa, haguruka usenge, uko Imana yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, nta kizabuza abayuda gutabarwa, zabika zitabika, mpanura ntahanura, nta kibuza abayuda gutabarwa. Ariko kugira ngo tuzire ko tutavuze, twazira ko twavuze. Umva icyo Imana yavuganye nanjye, nicyo turi buganire hano, nicyo turi kuvugana hano, nicyo kinyicaje aha. Nuko mu mutima wanjye Imana ifite ifu, Imana ifite urutonde, Imana ifite ibyo ishaka gukora no gusohoza, kandi nta kizaba itakinyujije. Mu ntore zigitakira ku manywa na nijoro, Imana nta mupaka igira, Imana nta karimbi ifite. Yibishima mba naravukiye mu Burusiya nkaba ntaza Abarundi, ntanavuga Ikirundi, mbumva nanjye. Uyu munsi wa none jyewe yanyohereje gusengera Burundi imyaka igeze mu 9, ntara zose ndazizenguruka. Ntabwo yigeze impaya amakuru, nta nubwo yigeze mbwira ngo iyi ngoma y'u Burundi bimeze uko bimeze uko. Ahubwo yarambwiye ngo esenga, dayimoni itica abantu, dore abadayimoni bavuye kuzimu kwica abantu, turasenga. Abapfuye babuze ababo mwihangane. Ariko uyu munsi wa none biba Imana rero igimbwiye ngo bya bindi wasengeye, bijya weretswe, bijya warose, igihe cyo kugira ngo utangaze ko ngiye kubisohoza niki. Uramburiza iki? Uramburiza iki? Nzabihanura ari uko wanyemeye cyangwa nje mu ruhande rwanyu kugira ngo munkunde? Umuntu wese wumva ndo opposite kuri we, ça dépend. Excuse me, pardonnez-moi, rwose nkwiseguyeho. Ubu ni ubutumwa nge ntangaje ku gihugu n'iyi nzu. Iyi nzu rero isa n'itari kureba misiri ihari y'Imana n'umujinya w'Imana.
uyu muryango cyangwa iyi famiye kuko niyo ifite ubushobozi sendi dedefudede niho itangirira, igihugu niho gitangiriye, kandi ibyo byose niho birangirira. Minisiteri zose ziri muri urwo rugo rwawe madamu, mupfasoni, mubyeyi, rwose ndiseguye. Ibyo byose, izo minisiteri zose ziri muri ubwo buriri bwawe, muri salo saramanje. Niba utabihabona ni uko waba uri impumyi, ariko Imana yakuzaniye umugisha. Ntabwo nzi rero ko uri bwemere ko birangira amahoro cyangwa birangira nabi. Ndi nkawe narira nkaboroga nkabwira Imana ngo unihurumiye, unisame koko. Bucya bwitwa ejo, kandi ntawe umenya ikizaba ejo. Uyu munsi none ngo ntukiratane iby'ejo kuko utazi uwo munsi icyo uzacyana. Muzi ejo hari iki? Kuki mudasenga? Kuki mutari gukorera Imana? Kuki mutari kumvira Imana? Kuki mwataye? Kuki mwatane? Ibaze kubona nkuko perezida ari pasitori, perezida ari pasitori, abandi ari abadiyakoni, mu mugambwe mo imbere harimo abapasitori, impande zose mufite abanyamasengesho bava Malawi, abanyamasengesho bava South Africa, abanyamasengesho bava Tanzania, abanyamasengesho mu gihugu barimo, mukaba mutareka ngo aba badayimoni babirukane. Kuwa kane habaho amasengesho, akabaho na konji, najyaga ntwara umuduga umuhisa akiriho. Kuwa kane nubwo wabaga warengeje ukababwira uti ngiye mu gikorane, umuduga utwaye benshi kuruta abageni rwose. Imana ikagaragara imbere. Opozisiyo yajyaga imurega cyangwa se aba bantu nyine batavuga rumwe na leta bajyaga bavuga ko ingengo y'imari ishirira mu by'amadini. Ibyo ntacyo bitwaye, gukorera Imana ni byiza, ariko se ntimusubire inyuma ngo mubwire Imana ngo ariko Mana dusenga amanywa na nijoro ko Burundi bufite igitoro, niba utanakiduhaye ko hanze y'igihugu gihari, ko Burundi bufite ifumbire itanabonetse ko hanze ihari. Ese koko twebwe dusenga tutakiriye abatinganyi, tutemera n'abatinganyi? Ese koko twebwe twiringira Imana amanywa na nijoro, twebwe tuyisenga umurango nijoro, kugeza ubwo hari pentekote, ngira ngo buri komine yose irimo pentekote, hakabura umugisha? Ese ni ikihe kibazo cyabaye? Niyo mpamvu mwe mutazi rero umugambi w'Imana mushobora no kuwubona. Niba utari kubona ibyo, ntushobora no kubona n'ibizaza, kuko uri impumyi, kandi impumyi ahubwo igwa mu cyobo, kandi nta mpumyi irandatindi, zose ziba ari impumyi. Niba utari kubona ibibazo igihugu gifite, ntushobora no kuzabona ibisubizo gifite. Niba udashobora gusenga ngo ibibazo bivemo, ntushobora no kuzasenga ngo urinde ibisubizo bihageze, uhagarare na bya bisubizo bibemo neza. Ahubwo bigaragara ko nk'ubu ibisubizo bihise biza, habaho umurengwe, habaho kwibagirwa, habaho ibintu ahubwo byaba bibi kuruta ibyari bihari. Ariko ubaye uri umukozi w'Imana uri gusengera igihugu cyane undi muntu wese ukunda igihugu, ukabona ibibi bihari ukarizwa nabyo, ni byiza, ni biza, uzashimishwa nabyo, kuko biravuga ngo abeza ababi ntibamera bato, ngo icyiza cyita ikibi, noneho ikibi akacyita icyiza. Kandi ngo umupfapfa nubwo wamushyira mu isekuru ugacucuma, ntabwo apfa ahindutse cyangwa ngo anoge, ahora ari wa wundi. Niyo mpamvu buno rero, niba igihugu amasengesho mushyiraho y'igihugu asubizwa, ariko agasubizwa ku giti cyawe, kandi mwasengeye igihugu, kuki utagira dute ngo ugire ikibazo mwaho hantu? Niba mama perezida yiturije, umugabo w'agatuza, uburara akaburara, ubwirirwa akabwirirwa, urenganwa akarengera, urya ruswa akayirya, kandi ntunabahane. Niba umuntu avuze ati naka dukorana, nafunguye abantu ntiyabarekura, ahubwo barekura abatari bo, kutabahanye ku karubanda. Aba naba biba amabuye y'agaciro, kuki utabahana kandi wabavuze wanababonye uri perezida? Imana yampishuriye ibi, wabikozeho iki? Imana iri kumbwira ibi, wabikozeho iki? Turasenga, ubikozeho iki? Uyu mugambwe washyize imbere Imana. Niba umugambwe ushyira imbere Imana, ukiringira Imana, ukaba ukorera Imana, ariko Imana ntigaragare mu bene igihugu, iba hibarabara iby'amaso yacu atabonye,
nibyo tuzabona, ibyo amatwi yacu atumvise nibyo dutegereje. Uyu munsi wa none ubwo mutegereje iki kintu? Mwaba murindiriye kugira ngo mukizwe, kugira ngo musenge, kugira ngo mukorere Imana muhagaze mu buntu bw'Imana, hama igihugu kitagwa mu manga y'intambara nk'uko mwirirwa mubihanura mukumva ko intambara niza izarasa amashaza si amasasu, izagira ibiti ntizarasa abantu, izasenya ibihuru ntizasenya amazu. Muribeshya mushaka mwasenga ibibasengesha bitaraza. Kandi nababwiye ngo aho Imana igiye guhera ni naho yatangiriye, aho umupira warengeye ni naho ugiye kurengurirwa. Hombo nuko twabaye. Iminota 3 nkusabira umugisha wewe wumva ko Imana igukunda, ikunda igihugu, idukunda, twakabaye tuba mu mahoro atagira aharangirira. Nta mwanzi wakabayeho w'umurundi ku murundi, mwakabaye mufite abanzi bo hanze gusa, ariko mwebwe ukabuzi ko ufite nationality, mwakabaye mubaho ubuzima butari mu mwanzi. Ni nako nigisha, ni nacyo ndikumvikanisha, ni nacyo kizasohora mu gihugu cyacu. Kubaho nta opposition ihari, kubaho nta muhutu nta mututsi bari guhigana, badacengana ngo uyu adatwara uyu atazatwara, ngo ku gihugu twagikuye mu menyo y'ingona. Igihugu kiva ku Mana, kiguma ku Mana, gitangwa n'Imana. Iryo jambo karivuga imbere y'abantu, ingona ninde? Ntabwo ninjiye muri ibyo. Nyemerera dusabe umugisha, koko ni ubutumwa bwiza kandi ni ubuhanuzi uhoraho arakumpera umugisha, utangirana natwe iteraniro ukanarisozanya natwe. Ndagushimiye no gukanda subscribe. Sengera igihugu cyacu, sengera igihugu cyawe, ubu uzakiragwa kandi uzaba umwe mu baragwa n'ijuru. Imana izaritwongera. Ukunda u Rwanda n'abanyarwanda, ntiwanga u Rwanda, ukunde perezida w'igihugu uwo ari we wese, ariko umwifurize kuyoborwa n'Imana no gukoreshwa n'Imana ibyatuma umwene gihugu atera imbere. Shimiye, ariko reka mbe ndetse mbanze mpesha umugisha, turagaruka mu kanya gato cyane. Uyu munsi mu mezi 3 turareretsemo igitangaza, siko kuri muri wowe. Reka nkubwire, umwuka wera uri muri wowe, cyangwa Roho Mutagatifu cyangwa Mwemu Yera muri wowe, icyo ni igisata cy'ubutunzi utarose. Agakiza kari muri wowe, Yesu wamenye, Imana wakiriye, ubwo ni ubutatu butagatifu muri wowe bwihagije kurema igitangaza kuri wowe. Nuko ijambo riravuga ngo mbahaye isi n'ibiyirimo mu biganza, cyangwa se mu bitegeke, cyangwa se mu bitware. Kandi isi yari yambaye ubusa, ngo ariko ijambo rikiva mu kanwa ngo habeho, nuko habaho. Ngewe ubu mvuze indimi nyinshi, ariko izi ndimi nkazivuga nta jambo ntunguye, ntacyo zamarira. Ariko nimvuga indimi nkarenzaho ijambo, diregiteri y'iryo jambo niryo rirema icyiza cyangwa ikibi. Twagize akaga duhura n'abagome, abakoroni, badusaba ngo dusenge, ngo dusabe ifunguro ridutunga uwo munsi. Ubu koko ubuzima tubamo ni ubuzima buteye ubwoba n'agahinda, aho umuntu ahiga ibyo ari burye iryo joro, agahiga ibyo ari burye ku manywa, yabibona akaryama, ubwo agategereza uruzaba. Doke nibwo buzima buri muri benshi. Abamaze kuronka ibyo kurya bibahagije cyangwa se basagura, nibo bakiya para raporo y'abatabifite. Gusenga gukingura ijuru, gusenga gukuraho umusozi, gusenga kwakuyeho inyanja, kuyiremamo inzira. Niba y'amasengesho turi gusenga nta gitangaza yakora, ntidukwiye no kwirirwa tuyasenga jamais. Ubu butumwa acishije hano ku mbuga ngurukana bumenyi ku rubuga rwa YouTube, nyiri kapa nabifuse, nkiye kuba narakereye ikintu kitabora, kidasaza, kigomba guhesha umugisha ubuzima bwanjye. Bitari ibyo narayobye, nararindagiye. Imana idutabare.
niba umaze umwaka ukijijwe ukamara ukwezi ukijijwe cyangwa ukizera Imana ukanemera Yesu, ariko gusenga kwawe ntikugire umusaruro, abadayimoni bakagutwara umwana ureba, bakagutwara umugore ureba, bakagutwara umugabo ureba, bakakwaka amafaranga ureba, donc ukaba nka wa mugani baca ngo yakubitiwe ku mazi nyina yavomye. Ibyo biragatsindwa ni Bana Data wa twese yaturemye. Turi mu mezi 3 turareretse. Nagira ngo nkusabire ntaciye ku ruhande, mu izina rya Yesu Kristo, umwuka w'ubutware, umwuka w'ubushobozi, umwuka wo gutegeka, umwuka w'ijambo uze ku buzima bwawe, umwuka w'ibitangaza n'imirimo uze ku buzima bwawe. Ubu nigeze rimwe umuntu aza kundeba arambwira ngo narambagije mu bakire ntabizi. Yakundanye n'umukobwa bahuriye gusenga, ntiyamenye ko uwo mukobwa ari abakire, bamuciye inkwano bamuca 1.5 miliyoni y'amanyarwanda. Aza kundeba arambwira ngo nguriza amafaranga mu mwaka ushize, nguriza amafaranga niburi 800, sihabura n'undi uranguriza, ndaterateranya kuko bamuteze umutego w'inkwano. Nagira ngo nkubwire gusenga kwawe nuguha agaciro, ni intahe y'umunota umwe. Amarera ambwira ibyo, arambwira ati ndaguza n'abandi banteze umutego w'inkwano ngo ninyabona. Nabo bari abakristo bari kumunaniza, wabo w'umukobwa n'abakristo, ariko baramunaniza ngo inkwano akunda yibure, noneho bagumana umukobwa wabo na wahombe. Mwene data rero aje kunguza, nge ndabubwira nta mafaranga afite imbere n'inyuma, nambaye yakanza abakobwa bashyingiranwa itagira umufuka, n'Imana irareba, nta mahera afise. Arambwira ngo Mari ndabigenza nte? Imana irasuzuguye. Twarasenganye mu mazi, dusengana mu butayu, twurirana igiti, turarana ubusa, twigirizanya ubusa y'itata y'ibiri, tuvugana ubutumwa, dusangira akabisi n'agahiye. Ariko noneho yenda Imana ingirira neza, hari icyo nari ngezeho, ariko akibona inyuma, ariko mu mufuka nta gihari. Naragiye rero ndabubwira nti nge ntayo, ariko mu kwizera ko iyo twasenze twamenye, ngwino tugende. Turagenda twurira igiti kirekire kinini cy'inganzamarumbo, tuboha imigozi hasi, turacyurira. Ndabona iki giti turacyuriye, hari amafaranga ari kuva mu Rwanda ajya muri Shini, andi ari kuva muri Shini aza mu Rwanda. Reba nawe amafaranga ari guca hejuru yawe, amwe atambika, amwe amanuka, ndaterera. Donc hejuru yawe buriya nubwo uri kurira ayo marira, ibisubizo bimwe biri kugenda uko, ibindi bigenda uko. Mbwira Imana nuriye mpagaze mu kirere, nje kugomera ikintu kituzanya aha n'amafaranga, ariko sengana ubugoryi cyangwa ubupfapfa uyu munsi nicuza. Saba ya 1.5 miliyoni, ndamwizerera, ndamushyigikira, mbwira Imana ngo turafunze, dushyizemo bariyeri. Ntabwo ari twe twaremewe guseba, si twe dukwiye guseba, si twe dukwiye kwambara ubusa. Maraya yahaze, maraya yambaye neza, yaraye heza. Umurozi yarariye inkoko y'ibara rimwe, undi ararira iy'amabara abiri. Ipusi yarariye ahira amata, imbwa irarira inyama. Nge nuriye ndi umuhanuzi, n'uyu yuriye ari umuvugabutumwa ari umuhanuzi. Niba rero twe twarambagiza bakatubenga ko nta mafaranga, nutubwira ko ntayo, tururuka dute, kandi ntidutinda hano, turirirwamo mu giti, ariko ntituri burareho. Kandi dukeneye konegisiyo iri buduhamagare tukirimo hano, hakaba konegisiyo iri budusange hano. Nicyo kimenyetso kigaragaza ko ayo mafaranga ari yatanze. Naho nitugera hasi tukaguza tukayabona, ishimwe riragabanuka kandi riraba rititutse rinasenyutse. Ubwiza ukuri twaritangiye saa 12 z'igitondo, mu masaa 9:30 umuntu arahamagara arambaza ngo amakuru Mari ni meza, uri hehe? Hari umuntu Imana yemereye umugore, twaramusengeye imwemeza ko ari uwe, buri kimwe cyose Imana yaragishimye. Twararambagije tumurikira, Imana irashima, ababyeyi barashima, ariko inkwano yatumize kugeza aho twuriza igiti. Ubu nkanuye amaso ndi mu giti, wanakumva duhubutsemo ukaza gushyingura. Ubwo twari twavuganye yenda n'ibindi nyine ambaza ibyo ntatinzemo. Ndamubwira naho ndi rero, naho turi, ahubwo nawe udufashe gusenga. Arambwira ati ati ibyo nabyo atoya, ati ubu tuvugana, jewe ubu tuvugana fite amafaranga yanzu yanjye, umuhanda warangongeye, amafaranga ageze kuri kote, ahubwo mumanuke vuba.
abantu basenze Imana murinda kurira igiti mushaka Imana nk'aho Imana iba mu kuzimu cyangwa iba mu ijuru cyangwa iba he. Imana iri muri twe. Mbwira mwene data ntitumanuke. Mpita musubiza kuri telefone nti Imana imbabarire nawe umbabarire, twari twayobye twanasaze, intubwo igisubizo kirabonetse twimanukira. Reka rero kubwire iyo ni nta, iyo nza kwizera ibifatika nkasaba miliyoni zirenze 40, Imana yahaye ubwenge abazungu bakarema indege. Kuki twebwe tudatekereza no kurema ikinga? Tufite imitekerereze iri hasi, ariko tuvukira 9 angana, twese twose rimwe, turira kimwe, dupfa kimwe, tuva amaraso kimwe. Icyo dutandukaniyeho ni imitekerereze, kandi dukijijwe. Indimi mvuga nzivugira iki? Imana ndirimbira imyaka 3 ndi umuririmbyi ntigira iki ifasha, nkayisenga imyaka 40 ntigira iki ifasha. Ibigeragezo biri mu moko 3. Niba ari ikigeragezo uhawe n'Imana cyo wategereza isaha, ariko birevuga ngo murwanye shitani azabahunga. Niba ari ikigeragezo se utejwe n'abadayimoni, icyo gikwiye kurara kigiye kitari ku buzima bwawe. Jamais mu izina rya Yesu nodije zikigende. Kindi kigeragezo ni cy'umuntu yihamagariye. Niba ari ikigeragezo nihamagariye, inzira ko ari ukwihana, nagiye kwihana nkamaramaza nkaca bugufi, Imana ikampa umugisha w'ibyasezeranyijwe. Uyu munsi none ufite amasezerano yuzuye umufuka, uregeka ufata undi urawuzuza, uregeka ufata undi uruzuza, uregeka. Ubwo se ibyo bintu bizagarukira he? Bizageza ryari? Imana itanga amasezerano arenze, wanditse mu ikaye amasezerano nka 300 nta na rimwe rirasohora. Imana ni umukozi w'umuntu se? Kumwe umuntu mukorera ukwezi kwa mbere ngo nzayaguha mu kwa kabiri, umuntu akakubwira ngo umuntu angezemo amezi 10 yanze kunyishyura. Dusaba nabi, niyo mpamvu tudahabwa. Gira kwizera, atura ijambo rigaragara, fata ibitekerezo byawe, rwana na shitani wanga agasuzugura, Imana izagushyigikira. Ijambo ryose riturutse mu kuri no mu bwenge, kandi ijambo vuganye ubutware n'ubushobozi. Ntabwo uri ikintu, uri umuntu. Imana niyo yakwise izina, ariko ibiremwa bindi biriya bindi by'inyamaswa n'ibinyabuzima Imana ihadamu kubyita amazina. Twebwe dufite agaciro, dufite ijambo iyo twizeye Kristo nk'uko yari tubwiye. Amen. Uyu munsi wa none rero nagira ngo nkutangarize muri aya mezi 3, hinduka wakira igitangaza. Ufite ubutunzi ari bwo kanwa kawe, ufite ubutunzi ari bwo mwuka wera, ufite ubushobozi ariyo maboko yawe, ufite ubuzima arizo ntambwe zawe, ufite umutwe muzima ari rwo ruhanga rwawe. Nagira ngo ntangaze mu izina ry'iyatubambiwe kandi yaduhamagaye. Ntabwo Imana yitiranya amazina ntirya ruswa. Wiyibeshyera, Imana iragukunda, ishaka kukugira neza no kukwishyura. Urugo rusenya uko ureba, umwana nk'urumogi ureba, ibintu byanga ureba. Oya, oya, oya. Bantu barabyanga. Desiteri yavuze ngo ndabyanze, birangika. Abraham arabyanga, birangika. Dawidi arabyanga, birangika. Nimumbwire umuntu wabyanze bikamugumaho. Kereka Yobu wari watoranyijwe kugeragezwa n'Imana. Imana niyo yagushyize muri ako kagozi ko kurwara abadayimoni. Oya, Imana ntigiteza ibigeragezo nk'ibyo ngibyo. Igukoresha iki? Bimaze iki? Yesu ashimwe. Niba ureretse wisamara, sengana natwe muri iri sengesho, hagurukana natwe mu kwizera. Mu isezerano rishya muri ibintu Yesu yategetse, akanwa gusa akavuga ngo ntihabeho, bikabaho. Muri ba Eliya ba Elisa, umuntu agira akanwa gasatura isi, nge nkabura akanwa gasatura na malaria ngumvemo. Umuntu agira ubushobozi, igicucu cye kigakiza. Bibiliya yasomye ariyo soma, iyo asenga ariyo senga, iyo yizera ariyo nizera. Nge bikacanga nkacanganukirwa, nkabura iyo mva nkarindagira nkabura niyonja. Oya, oya, va ku giti dore umuntu. Ibintu bigomba kubona umurongo, ibintu bigafata inzira, ibintu bikagira umurongo binyuramo, bikava muri opposition. Niba atari negative ni positive. Niba bitera bigomba kwirabura, niba bidashyushye bigomba gukonja, niba ari bizima bigomba kuba bizima, niba byanapfuye bigomba gupfa. Ariko wiba murungabangabo. Eliya yarababwiye ngo muzageza ryari gukurikira Bayali na Dagoni muri murungabangabo? Ese ntidukwiye gupfa niba dusenga Bayali? Ngewe niba nibi bintu naba nicaha kuri kamera bira byose wabonye navuze n'ibindi nzavuga, Imana ikabona ko ibi bintu atariyo, nkwiye kubikiragi, nkwiye gupfa. Niba nasenga
sida ikaba itava mu muntu nkaba ntazura umuntu, gusenga kwanjye kurarwaye gufite ikibazo, nkwiye kuba ndi kwivuza kugira ngo ejo nzasenge neza. Umugombozi mwiza arigombora, umurashi mwiza arasa tagete agahamya. Ngubwo ubutumwa bwiza, ngubwo ijambo. Gusenga kwawe kugomba kugira imirimo myiza, imirimo n'ibitangaza. Muri ibintu Pawulo yakoze, ibyo Petero yakoze, tuzahemberwa se biriya dusoma muri Bibiliya ibyawe personnel. Kandi nawe subiye inyuma, hari ibyo Imana yakoranye nawe, hari aho wayibonye, hari uburyo wayibonye, hari uburyo mwagendanye. Nta muntu utarabonye Imana wowe nkurikiye rwose ufite uko wabonye Imana. Ese uyu munsi niho yatwima mu maso hayo, umunsi niho yatwima ikiganza cyayo, umunsi niho yadutererana? Oya. Muri aya mezi 3 turareretse, dukwiye kubona, dukwiye kwakira, dukwiye kuba mu bifatika, dukwiye kuba abafatika, dukwiye kwakira iterambere duhawe n'ijoro. Umugabane wacu ukwiye kuba ari umugabane w'icyitegererezo. Afurika, shimye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana yamukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza, afite imitekerereze iri hejuru y'abazungu. Kuko nta muzungu waba u Rwanda ngo arutware atekereza ibyo Kagame atekereza. Umuzungu atekereza iby'Iburaya n'abivukamo n'abirimo. Twebwe turi mu bihugu bivuye mu kuzimu, ibihugu bivuye mu mwobo, ibihugu bivuye ahantu nge ntashobora no kuvugisha akakanwa ngo humve. Ariko uyu musaza Imana aramukoresheje, Imana imuha amahoro n'umugisha. Ubu tubonye n'undi muntu uri kugenda avuka, Ibrahim Kapiteni Traore. Imana imushyigikira, imuha umugisha, imurinde abicanyi, urupfu rw'akagambane. Turasenge umugabane wa Afurika. Imana iganze, Imana iyobora, Imana ishoboye, Imana itanga ubwenge, itanga ubumenyi, itanga imbaraga, ku buryo turaba turi abantu bifite, bishoboye, bibashije. Kandi Imana ibishimirwe vraiment. Reka dusenga n'Imana. Ngira ngo twebwe aho duherereye mu gihe cy'ubukonje, neje, imvura, ibintu nk'ibyo, ariko turagushimiye wowe ubana natwe, ukande subscribe. Reka usengera Imana niba wizeye, noneho wubake kwizera kuri bukora igitangaza. Ubaka amasengesho ari bwice cyangwa agakiza muri wowe. Ushyiriho inyubako nyanyubako, abademoni batarimbura. Dayimoni iri kwikuriza nk'abana batoya, umwana umukoraho ati papa, akana kakarira nk'uko. Abazimu bashye, twebwe turi abantu bari kurya umutsima ukomeye, ntabwo tukirereshwa amata. Abazimu bashye, ukuzimu gutsindwa. Kwizera kurarema, kwizera kurakiza, kwizera gushyiraho imirimo n'ibitangaza. Yego, ngira ngo rero nkwifurije weekend nziza y'umugisha, kandi rwose utangire gucakira marayika uzanye. Ngira ngo itariki ya 1 kwa gatandatu ikituramo kugeza ku ya nyuma y'ukwa 8, nta munsi n'umwe tubyuka tutari bwakire cyangwa turara tutari bwakire. Ndagushimiye rero wowe ubana natwe, ubumubane natwe, uhoraho guha umugisha. Amen. Ciao ciao, shalom shalom, turabakunda. Mwami Yesu rero dusengeye aba bose twari turi kumwe muri uyu mwanya, mbasabiye umugisha wo gutsinda no gutsindanishirizwa, kunesha no kunesherezwa kubw'ubuntu bwawe. Duteye imwe tukwizeye, duterere 99 uduha wumva gusaba no kuniha kwacu. Ntuciriye bugufi rero, uha umugisha iki kiganiro, uza kucyumva gikiza umutima, gikize n'umubiri. Umwigisha n'umwigishwa dusangirira imbere yawe, twuzurizwa imbere yawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.